b'Imana bagiye gusengerwa ku cyiciro cya kabiri, ngira ngo uyu mwanya rwamaze kuba rwamara gutunganywa, abantu bamaze kwitegura kujya kwicara mu ntebe zabo, abapasitori bamaze kwitegura kujya kwicara mu byubahiro byabo, abashumba bashya turimo turitegura kongera kubona bamwenyura. Ngira ngo kugeza aka kanya abantu bamaze kuba bishyushya bitegura gusengerwa, ndetse no kubona iwabo abashumba bahageze baje kuba bashyira hejuru abantu bakoreye Imana, ndetse barangiza bakaniga ya mashuri tujye duhora tubabwira, bari mu makaminuza hirya no hino biga, bavuga ati twongere ubumenyi tubashe kuba twareba uburyo bigomba kuba byagenda mu minsi iri imbere. Ngira ngo nkuko nari ntangiye mbibabwira, ni abashumba bashya bagiye kuba bakimikwa. Uyu mwanya urutonde rwabo rwatangiye kuba rwavugwa. Urutonde rw'abashumba bashya rwatangiye kuba rwavugwa. Iyo mvuze abashumba bashya ntago mvuze babandi basezerewe, ntago mvuze bamwe nanone basengewe, mvuze abashumba bagiye kujyamo bashya cyangwa se amaraso mashya. Ngaye nguko amaraso mashya, amavuta mashya, abantu bashya bafite gahunda, basenze barangiza bakaniga, nibo ndimo kuvuga bagiye kubona Imana ibagirira neza. Hanyuma nkuko nari mbibabwiye, harimo abashumba b'abadamu, harimo abashumba b'abadamu, harimo abashumba b'abagabo, mwizi impande zombi biteguye rwose, bamaze kwishyushya, barimo babona uburyo bagiye kwicara mu myanya. Ngira ngo abantu mutangiye guhita mwibaza ngo barakora hehe, ko tuzi ko mu turere hose harimo abashumba, ko tuzi ko mu ntara harimo abashumba, ko tuzi ko mu matorero hari abashumba, bimeze biti. Ngira ngo mu kiganiro cyatambutse nababwiye ko hari abashumba bagiye kuba basezererwa, bari mu matorero yo hirya no hino mu mirenge, bafite za AD. Abangabo rero nibundi bari bicaye mu ntebe zitari izabo, bashushaga imyanya itari yabo. Uyu mwanya ba nyirayo baraje, ni ukuvuga ngo ibyavuzwe nuko abantu bagomba kwicara ku mwanya wo kuba umuyobozi w'itorero, ari uko ufite ubumenyi, ari uko uri umurisansiye, ari uko wize amasaha 1,100, ari uko ariko ye. Rero kuba wicaye kw'iyo myanya ubizi neza ko ibyo utabyujuje, wikiri gutera imigeri, reka ba nyirayo, reka basomye, abataye igihe cyabo mu mashuri, baze mbese bicare ku myanya yabo, barayiruhiye, barayikoreye. Kugeza aka kanya abakirisitu na n'ubu baracyari kwibaza impinduka ziri gukomeza ziboneka mu itorero rya ADP. Barimo baribaza ngo tuzahora mu mpinduka, umwaka ushize twari mu mpinduka, dore twinjiye mu zindi mpinduka, uyu mwaka nabwo dukomereje mu mpinduka, turi hafi kugera mu kwa gatanu tukiri mu mpinduka. Tuzahora mu mpinduka tugeze ryari? Ese tuzahora tubwirwa impinduka kurusha kubwirwa Yesu Kristo ko ari hafi? Misiyo ya Kristo izagerwaho ryari? Ese nazasanga tukiri mu mpinduka tukibagirwa yuko ari hafi kuza, nuko twagiye turirimba ngo ari ku irembo, ugasanga mu by'ukuri aje adusanga mu gahuge k'impinduka gusa? Ngaye nguko. Reka twikomereze. Hanyuma abashumba bose banyuze mu itorero rya ADP, abashumba bicaye ku ntebe za ADP, abashumba bazi ko bitwaye neza mu itorero, bakaba nta mugayo bafite, bakaba baravuye mu itorero kubw'impamvu zitabaturutseho,
zitari izo gusebya itorero, abangabo bagiye kuba bahabwa akanoza ngendo, bagiye kuba bahabwa saza neza musaza wakoreye Imana. Aba basaza reka ibintu byaba ari byiza pe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese uzi ko yayoboye itorero rya ADP akaribamo, ntarigayishe, ntarisuzuguze, ntaritukishe, usibye no mu ijuru na hano ku isi ingororano zirahari kandi nyinshi. Hari abajya bavuga ngo abagiye mu zabukuru kubera iki nta gasabuni bari kubona. Agasabune barimo barabaza agasabune bati kuki nta gasabune turi kubona. Ariko nkongera nkabaza bazehe bacu bashumba mwakoreye Imana, rwose ni muhumure. Negereza ko usibye namwe muri mu zabukuru n'ababandi bari mu myanya bari kuyirwanira indani, harimo abo bita abanyamuhamagaro, nabo barahoze bari kurira, Rero mbona kubabwira ngo aho kugira ngo murebe ku gasabune, aho kugira ngo murebe kuri saza neza mushumba wakoreye Imana, aho kugira ngo muhore mu marira, aho kugira ngo muhore mu mpinduka, nabasaba ko mwahora mu masengesho, mugasengera itorero rikagarukamo ubumwe ndetse n'ububyutse, kurusha uko mwahora mu guhora mwibaza ngo agasabune, agashara, badupyese, baratwakije, baratwimuye, birahindutse, bagize batya. Ibyo ngibyo ni mubihoramo. Reka mbabwire ngo mwahoze muririmba indirimbo ivuga ngo ageze ku irembo, nyamara arabinjirana mutamenye igihe yinjiriye. Ndavuga Kristo. Hanyuma ngira ngo hirya no hino mu itorero rya ADPR hari insengero zigiye zihari mu makaritsiye, zagiye zitwara akayabo k'amafaranga atari makeya. Abantu bari kwibaza ngo ibi bihombo bazabikurwamo n'iki? Niki kizakorwa? Niki kibateganyirizwa nyuma y'uko insengero zabo zivuzwa ko zitujuje ibisabwa, ndetse zimwe na zimwe zikaba ziteganya ko zidashobora kuzongera gufungurirwa kandi zarariye amafaranga? Icyambere, mwebwe abashumba nimwe mwagiye mubabwira ngo nimutanga amafaranga dushyireho ibi n'ibi, nimutanga amafaranga nabira tubishyireho, nimutanga amafaranga nabira tubishyireho. None barategereje amaso heze mu kirere, amakuru arababwira ko ziri hafi no gusenywa. Ntekereza ko mu kwa karindwi inyinshi zizajya ku butaka, inyinshi zizamanuka ku butaka. Barimo baribaza ngo esa y'amafaranga bashize hariya, iriya mitungo ko ari imitungo y'abanyetorero. Ariko burara bamwe bayita ngo ni imitungo y'abanyetorero, ariko ngewe mu mvugo numva nuko bivugwa ko ari imitungo y'itorero. Ahangaho rero muhite mwihangana, nimwumva bivuzwe ngo ni imitungo y'itorero muhite mwihangana, nta mugabane wanyurimo, nta mugabane wanyurimo, ni imitungo y'itorero. Ntuzajya gufata umutungo w'itorero uze kusabamo ngo ufiteho uburenganzira, wakoreye itorero. Reka abashumba badutamire, reka abashumba baryo utwo dusengero, reka abashumba badushyira imbere y'amakote, reka abakozi b'Imana biyondore, reka abana bize basomye bize post graduate babona ifunguro. Amaye nka data, izi nsengero zigiye kuribwa n'abize post graduate, abazubatse batize bamangamanga bayura inzari barya,
abakirisitu babura aho basengera, batega bazidepasa bajya gushakisha amavumba amasengesho, abana bize post graduate bari kuzitamira. Sirasenywa amabati bagurisha ibikanga, amatafari, biki byose, ubusitani batamire, ubundi uzajya gushinga urubanza nzabandi abakora uzafata. Hariko sha, hariko mwabaye mute? Icyo mbabwiye cyo nuko abantu mugomba kuva mu miteto, mugasengera itorero, mugasengera umurimo w'Imana, mukongera mukajya kuva ku mavi mukarira. Abantu batangiye kurizwa n'amafaranga, abantu bari kurizwa ngo n'imitungo, bari kurizwa n'impinduka, ariko kuririra umurimo w'Imana wo wangiritse reka da, ibyo ntibigihari. Ndetse no mu rusengero muzancungire mu nsengero nyinshi, ntabwo upfa kumva abantu bakubwiye ngo duhaguruke dusenge twinginga Imana igaruka mu murimo wayo, ahubwo abantu bari kuvuga ngo iminota yagiye, bacungana nuko raporo amaturo bamaze gutura